Uko wagira views nyinshi kuri TikTok birababaza cyane. Hari ukuntu utegura video nziza ko uploading igihe cyiza gukoresha hashtag nziza, ariko wa uploadinga kuri TikTok ugasanga ugize views 100 cyangwa munsi yazo, waba wakabije ukagira views 1000. Muri iyi video ngiye kwereka uburyo wakoresha ugabasha gusettinga account yawe TikTok, mwereke n'andi mabanga yose wakoresha kugira ngo ugire views nyinshi kuri TikTok. Waba aragize amahirwe yo kwiga cyangwa utaragize amahirwe yo kwiga, nureba iyi video ukayirata, uraba ufite ubushobozi bwo gusettinga account yawe TikTok ukarekera kugira views zingahe cyangwa views 1000 bingahe, maze ugatangira kugira views 1000 ingahe cyangwa 100 ngahe kuri account yawe ya TikTok. Tuzotize mu byinshi, reka nkore ku buryo bikorwamo. Ariko nyawe mbere kugira ngo dukomeze liking video, ukore subscribe niba utarayikana, nifite ikindi kibazo cyangwa inyunganizi bisiga mu munsi muri comment ndahita nkusubiza. Iyi video irimo ibyiciro bitatu. Icyiciro cya mbere ndakwereka uburyo wasettinga account yawe ya TikTok maze ukarekera kugira views zingahe, maze nawe ugatangira kugira views 100 ngahe kubera setting za TikTok. Icyo ni icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri ndakwereka ibintu ukuye kujya ukora mbere kugira ngo posting video yawe kuri TikTok, mwereke n'uburyo waka-uploadinga video yawe kuri TikTok maze ikagira views nyinshi nkuko abandi bose ubona bagira views nyinshi. Icyo ni icyiciro cya kabiri. Icyiciro cya gatatu ndakwereka amabanga yose nagiye nkoresha kugira ngo nzamure account yanjye ya TikTok mu gihe gito, kandi urabona ko ngize ku rwego rushimishije. Tuzotize mu byinshi, reka dutangire n'igice cya mbere. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzakora, uzafungura application yawe ya TikTok isanzwe apana TikTok Lite. Mwibutsa ko niba ukeneye gukora TikTok nk'umunyamwuga wagakwiye kugira application za TikTok ebyiri, ukagira TikTok isanzwe ukagira na TikTok Lite. TikTok Lite ukajya uyikoresha muri cya gihe ureba video kuri TikTok nta kintu ugamije, hanyuma TikTok isanzwe ukajya uyikoresha muri account yawe ya TikTok ureba uburyo ihagazeho unanyuramo ugiye kwa uploadinga video yawe kuri TikTok. Kuko TikTok isanzwe ifite setting nyinshi, iyi TikTok Lite idasanzwe ifite. Rero urasabwa gutunga TikTok ebyiri mu gihe uri kureba video, ukajya ukoresha TikTok Lite, hanyuma mu gihe uri kumanaginga TikTok yawe account ukajya ukoresha TikTok isanzwe. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzakora, uzafungura application yawe ya TikTok. Dore ngiyi uzayifungura. Ukimara kuyifungura nta kintu uzahita ukora kuri profile yawe. Aha ngaha uri kuhabona. Ukimara kuza kuri profile yawe nta kintu uzahita ukora kuri buno burongo butatu buri hano hejuru mu nguni, uzakoraho. Ukimara gukora nta kintu uzahita ukora na setting and privacy. Aha ngaha uzakoraho. Ukimara gukora uzascrolling uhita ukora na account. Reka duhere kuri setting ya mbere hano account, uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ugera hano hameze uko nta kintu uzahita ukora na account information. Aha ngaha uri kuhabona, uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ugera kuri tab imeze uko bazahita bakwereka nimero ya telefone yawe, niba warayishyize bakwereke na email wakoresheje wiyandikisha kuri TikTok. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzahita ukora, hano hantu nusanga warashyizeho nimero ya telefone, rero uzahita uyikuraho kuko iyo uploadinze video cyangwa ifoto cyangwa ikindi kintu icyo cyose kuri TikTok, kugira ngo bagisangize abandi bantu barabanza bakagisangiza umuntu ufite nimero yawe muri telefone ye. Ubwo urumva niba uploadinze video umuntu ufite nimero yawe muri telefone ye, barabanza bakamusangiza iyo video, hanyuma yayirebye akayikunda nibwo bayishyira kuri for you, noneho n'abandi bantu bagatangira kuyireba. Rero hano nusangaho nimero uzahita uyivanaho, kandi nimero ituma video yawe cyangwa ifoto yawe washyizeho batayisangiza abandi bantu bo mu bindi bihugu, ahubwo bayisangiza ba bantu nyine bakoresha izi nimero zimeze uko nguko. Nk'urugero niba ari mu Rwanda ugasanga bayisangiza abanyarwanda bonyine, ugasanga abarundi ntago video yawe hagera. Rero kuye gushyiraho email yonyine, email ibihagije ku mutekano, nta kibazo ushyizeho email nta kintu yaba. Iyi ni setting ya mbere rero kuye gusettinga kuri TikTok yawe, kuko iyo hariho nimero ntago ugira views nk'uko wagakwiye kuzigira hariho email yonyine. Iyi ni setting ya mbere. Uzahita ukora back gakeya usubira inyuma, wongere ukore back gakeya usubira inyuma. Ukimara gusubira inyuma nta kintu uzahita ukora na setting and privacy. Aha ngaha uzakoraho. Ukimara gukora nusanga kano kantu gafunguye, kano kambere akangaka nge sinshaka kugafungura kuko kano kantu gafunguye ni kabi kuri account yawe. Kano kantu kambere ugafunguye biba ari bibi kuri account yawe. Kano ka private account, kano kantu gafunguye bivuze ko account yawe ugize private, nta muri wowe wemere kugufollowinga, nta muri wowe wemere kureba ibintu byawe, bivuze ngo ibintu byawe ni wowe ubyirebera wenyine. Kano kantu yagafunguye kuri account yawe TikTok, ko wakundi uploadinga video yawe cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ugasanga ugize views yawe yonyine nta wundi muntu wemereye kukireba, ugasanga niyo umuntu agukoreye follow naga gufollowinga ngo bikunde. Rero kano kantu niba usanze gafunguye kuri TikTok yawe, gafunguye none vuba kuko kano kantu ni kabi kuri account yawe ya TikTok. Kano kantu wagafunguye nk'uko nguko ahita wongera ukagafunga nk'uko nguko, kugira ngo algorithm ya TikTok igufate bigusaba hagati y'iminsi 7 n'iminsi 14. Niba usanze waragafunga utabizi, kano kantu uhita ugafunga, ariko kugira ngo algorithm ya TikTok igufate bizagusaba hagati y'iminsi 7 n'iminsi 14. Ubwo uzakora hagati y'iminsi 7 na 14 kugira ngo algorithm ya TikTok igufate maze nawe utangire kugira views nyinshi kuri TikTok. Kano naga setting ka kabiri maze gukwereka
kuri TikTok yawe. Na kano ka hano munsi kano ka activity status na kano kantu gafungure ni kwa kundi nyine ushira stat y'ikintu runaka kuri stat yawe abantu nyine ubuhawe uburenganzira bwo kukireba cyangwa kugiha like. Kano kantu nako gafungure kuri account yawe ya TikTok. Kano kantu none kizeho dufresh akangaka uri kukabona uzakoraho. Ukimara gukora n'usanga tuno tuntu twa hano dufunguye tudafunze nk'uku nguku dufunga nk'uku nguku. Kano kambere ka contact yo gafunguye, kano kantu yo gafunguye kuri account yawe ya TikTok. Iyo ushyize video kuri TikTok, video yawe kugira ngo bayisangize abandi bantu bo kuri TikTok, barabanza bakayisangiza abantu bafite contact zawe. Rero kano kantu uhita ugafunga kuri account yawe ya TikTok kuko nako kare mu bituma video zawe zitarebwa kuri TikTok. Na kano kare hano musi nakwita ugafunga nk'uku nguko kanje kameze. Iyo ushyize video yawe kuri TikTok barabanza bakayisangiza abandi bantu bo kuri Facebook, babantu nyine kuri Facebook yawe. Urumva ko iyo video yawe bayisangije abantu bo kuri Facebook, urumva nyine abantu bayireba ni bakeya, bita bigira ingaruka kuri views wari buze kugira, ugasanga video yawe nigiye kuri for you kandi ari wabitera. Rero tuno du setting twose uhita udufunga nk'uku nguko utwanjye tumeze. Aka naga setting ka gatatu kuye kwitaho kuri TikTok yawe akawa. Uzahita ukora back gakeya usubira inyuma no mara kudufunga nk'uku nguko. Ukimara gusubira inyuma nanone uzahita ukora kuri kano ga setting akangaka kari hano munsi nanone uzagakoraho. Ukimara kugakoraho na tuno tuntu natwo uzadufunga nk'uku nguku kuko tuno tuntu twose kano kambere nako gafunguye mbere yo kugira ngo basangize video ya abandi bantu bo ku ruhande, bayisangiza ahubwo abantu ufitiye contact cyangwa abantu bafite contact zawe wafunguriyeho TikTok. Urumva nyine nagara ibintu byiza cyane, ariko wadufunze nk'uku nguku video yawe bahita bayitaginga kuri for you maze gatangira kurebwa n'abagufollowinga n'abatagufollowinga. Urumva nyine ni ibintu byiza cyane. Tuno tuntu natwo uzahita udufunga nk'uku nguku. Iyo umaze kudufunga nk'uku nguku nanone utukora back ugasubira inyuma. Kana ga setting ka kane uzahita usubira inyuma nanone. Ukimara gusubira inyuma tudu setting kano ka comment, kano uri kukabona hano handitse comment uzakoraho nanone. Ukimara gukora uzahita ureba hano kubiri kuri everyone. Iyo biri kuri everyone umuntu wari we wese yaba yemerewe gutanga comment kuri video yawe. Urumva nyine usanze bitari kuri everyone bivuze ko nta muntu n'umwe uba waremerewe gutanga comment kuri video zawe. Nk'urugero twebwe reka dukoreho nk'uku nguku. Ukimara gukora uzasanga biri kuri everyone no kuri friend. Ubwo washyize kuri friend ubwo umuntu bawemereye gutanga comment kuri video yawe no mu friend wawe kuri TikTok, kandi umva ko atari ibintu byiza cyane. Rero ikiza ni hano kuri everyone, kuko hano kuri everyone nibyo byiza cyane kuko hari umuntu wagufollowinze n'utabura gufollowinze n'utari mu friend wawe aba yemereye kuguha comment kuri video yawe. Akana ga setting ka gatanu kuye gufungura kuri TikTok yawe, kandi urabona ko ari ga setting keza cyane. Uzahita ukora back gakeya usubira inyuma. Ukimara gusubira inyuma tuno du setting kuno utwanjye du settinze nk'uku nguku we nta kintu uzahita ukora, uzagenda udu setting nk'uku nguku utwanjye tumeze. Mukeneye ko nabakora video irambuye mwambwira muri comment ngazayibakoreraho, gusa wowe uzagenda udu setting nk'uku nguku utwanjye tumeze maze uzayirebera ibitangaza bizaba kuri account yawe. Settings z'ingenzi kuri TikTok turazirangiza, none ngiye gukwereka ibintu kuye kujya ukora mbere yo kugira ngo uploading video yawe kuri TikTok maze ije viral maze irebwe cyane. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzakora back gakeya usubira inyuma, wongere ukore back gakeya usubira inyuma, uze kuri account yawe mbere kugira ngo uploading video yawe kuri TikTok. Ukimara kugera kuri account yawe ubwo twinjiye mu gice cya kabiri, uzahita ukora kuri buno burongo butatu burana hejuru mu nguni. Ukimara gukora uzahita ukorana na setting and privacy. Ukimara gukora uzascrollinga muri aya magambo uhita ukora hano handitse free app space, ahangaha uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ukorana handitse clear, ahangaha uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ukorana hano clear. Ibi ni imyanda yose ibiri kuri account yawe TikTok ubanze uyisibe uyirangize. Na kano kantu ko hasi nako uzagakoraho nguku nguku. Ukimara gukora nanone uzahita ukorana handitse clear, nabyo ubiclearing nyine bino bikeci byose biveho. Ibi ni imyanda ibiri kuri account yawe ya TikTok. Yo hano hariho ibintu byinshi uploadinze video yawe kuri TikTok usanga nta views na nyeya yagize, ugasanga bigize ingaruka kuri video yawe kandi mu by'ukuri ari wowe wabiteye uploadinga video yawe. Rero ukimara kubikora nk'uku nguku nta kintu uzahita ukora back gakeya usubira inyuma, wongere ukore back gakeya usubira inyuma. Ukimara gusubira inyuma nta kintu uzahita ukora nanditse TikTok studio, ahangaha uri kuhabona. Gusa utayibonye ahangaha ushobora no kuba wakora kuri buno budomo butatu burana hejuru mu nguni. Ubu ngubu ndako buno burongo butatu burana hejuru mu nguni ushobora kuba wakoraho. Ukimara gukoraho ukahita ukorana handitse TikTok studio, ahangaha gomberetse inzira ebyiri, urahitamo inzira ikoroheye uzakoraho. Ukimara gukoraho bizarodinga, uzategeza gakeya wihanganye. Ukimara gutegeza gakeya wihanganye urabona ko setting ndi kubabwira ari ingenzi. Urabona ko ufite views mu 450. Urumva ukize ku mpuzandengo y'icyumweru, urumva wasanga ku munsi ngira nka views mu 50 cyangwa mu 30. Urumva nago nashyize mu mibare neza, ariko nyine urumva ko nyine ari ukugereranya, ariko nago nashyize mu mibare neza, ariko urumva nago najya munsi mu 50 bya views buri munsi. Urabona views mu 480 mu gihe cy'icyumweru, urumva ni views nyinshi. Urumva rero ko ibintu ndi kubabwira bifiteho ubuhamya, ndi umuntu wo kubihamya. Rero ukimara kugera ngaho we nta kintu uzahita ukora, uzahita scrollinga gakeya. Mwibutsa ko bino bintu urabikora kuri TikTok isanzwe na TikTok international birakunda, nta kibazo, nta kintu uri buze kubura kuri account yawe. Rero ukimara kuscrollinga uzascrollinga gakeya wihanganye. Ukimara guscrollinga nta kintu uzahita ukora ngaho shyize fresh, ahangaha uzakoraho.
ukimara gukoraho uzategeza gakeya wihanganye. Ukimara gutegeza gakeya wihanganye nta kintu uzahita ugeraho, uzahita ugera kuri TikTok ziri viral, ugere no ku mavideo ari viral cyane. We nta kintu uzahita ukora, uzahita ukorana na start creating. Ahangaha uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukoraho kamera telefone yazahita ifunguka, uzahita ukora no hambere shyize fresh. Ahangaha uzakoraho wongere nanone ukoreho. Ukimara gukoraho kamera telefone yazahita ifunguka, ikimara gufunguka nanone uzahita uha uburenganzira ukore hano hambere. Ukimara gukoraho kamera telefone yazahita ifunguka, uzahita utangira wa uploading. Noneho ikintu ushaka uploading kuri application yawe ya TikTok uzahita ukora ahangaha shyize fresh. Ushobora kuba wakura ahangaha ugashyira mu minota 60 ariko bino ntacyo bitwaye rwose. Uzahita ukora ahangaha shyize fresh. Ukimara gukora uzahita ukorana na aro. Ukimara gukora uzahita ubona amavideo ari muri telefone yawe, uzahitamo video ushaka uploading kuri TikTok. Nk'urugero ngiye reka fatire kuri iyi ngiyi uzayikoraho. Ukimara kuyikoraho nguko nta kintu uzahita ukora, uzahita ukorana na next. Ukimara gukora next uzahita ugera kuri tab imeze nguko nta kintu uzahita ukora, uzahita ukorana na add sound. Niba ushaka gukira akazi kika background nka kuri ujye ubona kuri TikTok njya mbigenza, ushobora gukora ahangaha kuri add sound ugashyiraho ka background music kugira ngo nyine video yawe ize kuba imeze neza cyane. Uzagakoraho nk'uko gushakisha ka background music. Urugero ngiye urabona ndimo ndahitamo ka background music shaka gukoresha, reka mitemo akangaka. Urategeza gakeya kabanze gafunguke kabanze kajyeho. Gusa waka background music si ngombwa bitewe na video yawe, ushobora kugashyiraho cyangwa ukakihora, ariko ngiye ni inzira mbahaye kugira ngo nyine mbere ku buryo bikorwa mushaka gushyiramo ka background music ujye ubona uburyo wabikoramo. Urabona nk'uko kagiyemo kakimara kujyamo uzahita ukora ndetse volume. Ahangaha uri kuhabona ukimara gukoraho hano volume uzahita uyongera nk'uko. Ukimara kuyongera nk'uko iyo munsi ya sound ushobora kuba wayigabanya ugashyira nk'ahangaha wenda kugira ngo nyine volume y'ikintu washyizeho kize kuba kivuga cyane kurenza background music ushyizeho. Ukimara kubisetinga nk'uko we nta kintu uzahita ukora, uzahita ukorana ndetse done. Ahangaha uri kuhabona ukimara gukora done uzahita ukorana ndetse next nk'uko uzakora next. Ukimara gukora next uzahita ugera kuri tab imeze uko. Ukimara kugera kuri tab imeze uko rero ahangaha nk'ibisanzwe n'ubundi ushyiramo title ya video yawe. Hano ushyiramo title ugashyiramo na hashtag, ariko icy'ingenzi ngiye kubereka hano ngiye kubereka ahangaha hano handitsemo option. Ahangaha uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukoraho uzabanza urebe kano kantu ka arrow comment ko gafunguye nk'uko. Kano kantu iyo gafunze kuri video yawe ugiye ku uploadinga kuri TikTok ni kwa kundi ushyiraho video yawe ugasanga nta muntu n'umwe waguhaye comment, ugasanga byiza ingaruka kuri video yawe kuko nta comment uri kubona. Na kano ka hano munsi rero uzagafungura nk'uko utwange tumeze. Ukimara kudufungura nk'uko we nta kintu uzahita ukora, scrolling gakeya uzamura. Ukimara kuzamura kano kantu si ingenzi kandi ushobora kuba wagafunga nk'uko kanye gafunze, kuko kano ni kwa kundi wa uploadinga video yawe kajya kuri TikTok ariko akagira nijya muri gallery ya telefone yawe. Urumva ni ibintu byiza kuri bamwe ariko ngiye simbishaka, uzahita ugafunga nk'uko. Rero agasetting k'ingenzi kuri TikTok mu gihe ugiye ku uploadinga kuri TikTok ni akangaka ka arrow high quality upload. Kano kantu uri kukabona. Kano kantu iyo gafunguye nk'uko video yawe ya uploadinga kuri TikTok isa neza cyane hatabaye gutakaza quality, ariko iyo bagafunze kuri TikTok yawe usanga byagize ingaruka kuri video yawe, ugasanga igize views nyinshi, ugasanga abantu nibirebye cyane kandi mu by'ukuri rero wabyishe uya uploadinga. Rero mu gihe ugiye ku uploadinga video yawe kano kantu kuye kujya ugafungura nk'uko akanje gafunguye. Wamara kugafungura nk'uko urabona ukuntu twandi dusetinze nk'uko ukahita ukora kuri kano kantu kagakubo kano kari hano hejuru. Ukimara kugakora uzahita ukorana na everyone. Hano uri kuhabona hano shyize fresh uzakoraho. Ukimara gukora uzacungwa neza urebe ko biri kuri everyone cyangwa biri kuri friend, wowe uzahita ushyira kuri everyone. Ushyize kuri everyone iyo uploadinze video yawe umuntu ugufollowinga utagufollowinga nawe aba yemerewe kureba video yawe. Nyine video yawe itijya kuri for you ku buryo umuntu wari wese areba video yawe mu gihe igeze kuri telefone yakaba yayikunda ahita yireba. Na kano kantu uzashyira kuri everyone. Iyo biri kuri friend ubwo abantu bareba video yawe nta friend bayo kuri TikTok gusa bonyine nibo bareba video yawe. Rero nanone uzahita ukora kuri kano gakubo kari hano hejuru uzagakoraho. Ukimara gugakoraho rero ikindi kintu cy'ingenzi uguye kwitaho ni hano kuri hashtag. Ngiye kukwereka hashtag 3 ukuye kujya witaho kuri video yawe. Video yawe yose wa uploadinze ugashyiraho izo hashtag 3 hanyuma ugashyiraho n'izindi hashtag zawe zisanzwe, ariko izo hashtag 3 ziriho kuri video yawe. Rero izo hashtag ni iziherere kandi kwereka. Rero izo hashtag nta zindi ukuye kujya ukoresha kuri video zawe, ariko mbere yo kujya unandike hashtag reka mbaze nandike title ya video. Title ya video nabanje kuyandika dore ngiyi. Ukimara gushyiramo title ya video si ngombwa gusa title ya video, ariko biba byiza ushyizeho title ya video kuko kwa kuntu umuntu aza gusacinga kuri TikTok nk'urugero ashaka ikintu runaka, urumva wagihaye iyo title urumva video yahiteze imbere cyane, ugasanga video yawe ise yongerera arebwa n'umuntu wayisacinze. Rero title nayo ni nziza kuri video yawe. Rero ukimara kwandika title kuri video yawe nta kintu uzahita ukora, uzahita usigamo akanya gakeya nk'uko. Hashtag ya mbere rero nta yindi uzakora, uzahita wandika akego nk'uko. Ukimara kwandika akego uzahita wandika for you. Uzandika nk'uko ndi kubyandika. Uzandika nk'uko ukimara kwandika nk'uko we nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri iyi ngiyi ishyizeho du fresh.
urabona abantu baprodinze video bakoresheje hashtag ni biliyoni 5 n'ibice bindi, urumva ko ari abantu benshi cyane. Rero iyi ni hashtag ya mbere ikwiye kujya ibiri kuri video zawe kugira ngo video yawe yongere imbaraga maze irusheho kurebwa cyane n'izindi zose. Rero hashtag nta kintu uzahita ukora, uzahita uyikoraho nguku, ukimara kuyikoraho nguku uzahita ijyamo nk'ahangaha. Ikimara kujyamo nk'ahangaha we nta kintu uzahita ukora, uzahita wongera kuri kano kwego kangaka uzagakoraho, uzahita wandika hashtag ya kabiri, uzandika FYP. Ukimara kwandika nguku nta kintu uzahita ubona hashtag zigiye zitandukanye. Urabona nk'iyi ya mbere baduhaye yakoreshejwe n'abantu biliyoni 8 n'igice kimwe. Ubwo ni post biliyoni 8 n'igice kimwe. Urumva izo post ni nyinshi cyane. Urumva nawe post yawe uyipostinze ihita ijya muri izo post zabanje biliyoni. Urumva post biliyoni ni post nyinshi cyane, uzahita uyikoraho nguku rero nawe ihita ijyamo. Ubwo urumva biliyoni nayo izahita ijyamo nguku. Ikimara kujyamo nguku rero nta kintu uzahita ukora, nanone uzahita ukora kuri kano kwego kangaka uzagakoraho. Ukimara kugakoraho uzahita wandikaho viral nguku uzandika nguku ndi kubyandika ndimo ndabyandika nitonze kugira ngo bitaza kugucanga. Ukimara kwandika viral nguku rero uzahita ubona hashtag zigiye zitandukanye, we nta kintu uzahita ukora, uzabona hashtag ebyiri zibanza zino za viral. Urabona iya mbere ni biliyoni 3 n'igice kimwe, ni ya kabiri ka biliyoni 3 n'igice kimwe. Rero uzahita nayo ukora ku ya mbere cyangwa ya kabiri, hano iyo wakora yose nta kibazo. Kimara kuyakuraho nguku nayo izahita ijyamo. Rero izi hashtag 3 kuri video zawe ugiye kwa uploading ukwiye kujya uzikoresha, kuko zino hashtag ni nziza cyane, zifavoriza video yawe kuba yarebwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Rero zino hashtag uzajya uzikoresha kuri video zawe maze video zawe zirusheho kurebwa kurenza uko zarebwaga. Rero ukimara kwandika hashtag nguku ushobora kongera hashtag imwe cyangwa hashtag ebyiri bitewe na topic ya video yawe. Urabona ngiye nk'urugero hashtag nkoresheje bitewe na video yanjye ikigamije. Rero ukimara gushyiraho hashtag zawe uzahita usikoringa gake utukorana ndetse post ahangaha. Ikindi kintu ukwiye kujya ureba ko video yawe ya-uploadinze mu gihe cyiza, kuko amasaha yose si amasaha yo kwa-uploadinga. Ushobora kwa-uploadinga video bitewe n'igihe wa-uploadinze ugasanga video yanagerebwe cyane, ugasanga igize views nke bitewe n'igihe wa-uploadinze. Rero niyo mpamvu ngiye kukwerekana amasaha ukwiye kujya wa-uploadingaho video yawe kuri TikTok, maze video yawe ikajya viral ikarebwa cyane n'abagufollowinga n'abatagufollowinga, maze nawe ukarekera kugira views zingahe, maze nawe ugatangira kugira views 10,000 ingahe cyangwa 100 angahe kuri account yawe ya TikTok. Rero ukimara kubikora nguku nta kintu uzahita ukora, uzahita ukorana ndetse post ahangaha munsi uri kuhabona. Ukimara gukora uzahita tugera kuri tab imeze nguku, we nta kintu uzahita ukora wihuta cyane, uzahita ukora kuri profile yawe. Ukimara gukora uzahita ukora kuri buno burongo butatu buraneje umungu ni bungu. Ukimara gukora uzahita ukorana ndetse setting and privacy, uzahita usikororinga n'urangiza uhita ukorana handitse free app space ahangaha uri kuhabona uzakora. Ukimara gukora uzahita ukiriyaringa bino bikeci byose. Ibingibi byose ni imyanda, ibingibi nibyo bituma video yawe itarebwa cyane. Ukimara kubikora nguku nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora back uze kuri tablo yawe isanzwe nguku. Video usanzemo uzayihagarikamo nguku ntabwo uzayireba. Rero ukimara kuyihagarika nta kintu uzakora, uzategeza video yawe banze yi-uploading kuri TikTok. Gusa mu gihe uri kuyi-uploadinga kuri TikTok bitewe n'uburyo account yawe ya TikTok imezemo, hano hejuru ushobora kuzasanga for you na following. We nta kintu uzahita ukora kuri following, uhita uzana kuri for you, kuko hari ukuntu wa-uploadinga video kuri TikTok ugasanga isijya kuri following. Rero we nta kintu uzahita ukora, uzahita uza kuri for you kugira ngo video yawe ya-uploadinga nimara kuba uploaded izahita iza kuri for you, izahita ijya kuri following. Rero niki ni ikintu cya mbere ugomba kwitaho kuri account yawe mu gihe uri kwa-uploadinga video yawe kuri TikTok. Nibihita bijya kuri following, we nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri for you kugira ngo video yawe nurangiza kuya-uploadinga ihita ijya kuri for you, kugira ngo video yawe irebwa n'abantu bagufollowinga n'abatagufollowinga. Ubwo ni ku muntu wa mbere ufite account imeze uko nguko. Ubwo nibijya kuri following urahita uzana kuri for you kugira ngo video yawe ize kurebwa n'abantu bagufollowinga n'abatagufollowinga. Mwibutsa ko kureba video uri kwa-uploadinga video kuri TikTok ntago bigira ingaruka nziza kuri video uri kwa-uploadinga kuri TikTok, kuko bigira ingaruka kuri video uri kwa-uploadinga kuko uba uri kuremeza account yawe ya TikTok, kandi urabizi ko amavideo yose umaze kureba kuri TikTok igenda ya saving. Rero kureba video kuri TikTok uri kwa-uploadinga ntago ari byiza. Wowe icyo usabwa no guhagarika video usanzemo ukabanza ukarekera video yawe ikabanza ikaba uploaded kuri TikTok. Ubwo nuko umuntu wa mbere ufite account imeze uko nguko. None hari ukuntu wa-uploadinga video hano hasi uri kuhabona nshyize fresh, ukimara kuya-uploadinga ugasanga bise bijya kuri friend. We nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora hano kuri home ahangaha shyize fresh. Ahangaha uzakora ushyira ahangaha nawe uhita uhagarika bitewe na video usanzemo, kuko iyo wa-uploadinze video biri kuri friend bivuze ko video yarebwa n'abantu baba friend bawe ntago ijya kuri for you. Rero biba byiza iyo banje ukahita ushyira hano kuri home kugira ngo video yawe ize kurebwa n'abantu bagufollowinga n'abatagufollowinga. Ubwo iyo umaze gushyira ahangaha we nta kintu ukora, urategeza gakeya video yawe ikabanza ikaba uploaded kuri TikTok, maze ngakwereka ikindi gikurikiyeho. Rero ikimara kuya-uploadinga nguku bakoretse kano kantu hano hejuru bimaze kuba uploaded kuri TikTok, nta cyundi uhita ukora, uhita usubira kuri profile yawe. Iyo umaze gusubira kuri profile uhita ukora kuri buno burongo butatu buraneje hejuru mu nguni ukoraho. Ukimara gukora nano na scrolling umanuka ugana hano hasi gakeya ugahita ukorana ndetse free app space ahangaha. Nanone ino myanda y'ibije ahangaha ukahita uyikiriyaringa nanone ukayisiba bigasubira kuri 0.
bino bintu bifasha iki? Iyo uploadinze video kuri TikTok hari imyanda ibe yaje kuri TikTok bitewe n'ibintu bitandukanye, none iyo myanda ugasanga iremereje account yawe ya TikTok, waka-uploadinga video ugasanga nirebwe cyane kubera iyo mpamvu. Rero bino bintu nabyo uzagituza ubikiriyaringa mu gihe umaze kwa-uploadinga video yawe kuri TikTok. Rero ukimara kubikiriyaringa nguko nta kintu uzahita ukora back gakeya usubira inyuma, nanone usubira inyuma none uba wemerewe kureba video yawe kuri TikTok izo zose ushaka. Ushobora nko kureba video yenda nk'iminota hagati y'iminota 15 uri kureba kuri video ziri kuri for you, byibura nk'iminota 15 cyangwa 10, iyo umaze kubireba nguko yenda hashize nk'iminota 10 uri kureba video, nanone ugaruka kuri buno budomo butatu unyuze kuri profile yawe, nanone bino bikeci byose ukahita ubisiba. Wamara kubisiba none uba wemerewe kwigira mu mirimo yawe isanzwe, ukabirekera none uko ari buze kugaruka kureba result zavuye muri video yawe bitewe na views wagize kuri video yawe. None ugaruka uje kureba nyine views umaze kugira, uje gusubiza comment. Rero buno buryo bwiza ushobora kwa-uploadingamo video yawe kuri TikTok. Niba hari ikintu kigutunguye muri bino bintu maze kukubwira, bimbwira muri comment. Gusa naye niba wajya guya-uploadinga muri bino buryo, nabyo bimbwira muri comment kugira ngo tubashe kumenyana. Tudatsinze mu bintu byinshi rero kambite nkwereka n'igice cya gatatu, nkwereka ibintu ukwiye kwitwareka kuri account yawe TikTok, nkwereke n'ibintu ukwiye gukora kugira ngo uzamure account yawe TikTok mu gihe gito kandi mu gihe cyihuse, nkwereke n'amasaha meza ukwiye kujya wa-uploadingaho video yawe kuri TikTok yawe kugira ngo video yawe ijye viral bitewe n'uburyo algorithm ya TikTok ikoramo. Tudatsinze mu bintu byinshi rero dutangira n'igice cya mbere. Ikintu cya mbere rero ukwiye kumenya kuri TikTok ni igihe cyiza cyo kwa-uploadinga, kuko igihe cyose ntago waka-uploadinga video yawe kuri TikTok ngo urebwe nkuko yarebwe ya-uploadinga igihe cyiza bitewe n'umunsi wa-uploadinzeho video. Niba ari kuwa mbere ukamenya amasaha yo kwa-uploadinga kuwa mbere, niba ari kuwa kabiri ukamenya amasaha yo kwa-uploadinga kuwa kabiri, niba ari ku cyumweru ukamenya amasaha yo kwa-uploadinga ku cyumweru, kuko igihe cyose ukoze video ntago wahita uya-uploadinga kuri TikTok ngo uhite igira views nyinshi. Oya, ahubwo algorithm ya TikTok igira uburyo ikoramo, wa-uploadinga video ugendeye ku masaha nyine aba yarashyizweho, noneho video yawe ikabasha kuba yajya viral, ikabasha kuba yarebwa n'abantu bagufollowinga n'abatagufollowinga. Icyo ni ikintu cya mbere ukwiye kumenya amasaha meza yo kwa-uploadinga kuri TikTok. Icyo ni ikintu cya mbere ukwiye kumenyamo. Ni nayo mpamvu ndi bugaye taburo y'icyumweru ukwiye kujya ukurikiza buri munsi mu gihe ugiye kwa-uploadinga video yawe kuri TikTok. Icyo ni ikintu cya mbere ukwiye kumenya kuri TikTok. Icya kabiri ni uguhozaho. Niba ugiye gutangira kwa-uploadinga video ya kuri TikTok, bibaye byiza wajya ukora buri munsi video, kuko ugitangira nyine TikTok bitarakumenya, ibitaramenya ibintu ushyira kuri TikTok. Rero biba byiza ufashe akanya ukajya utegura video zawe buri munsi, byibura buri munsi ukajya wa-uploadinga buri munsi kandi udahindura buri munsi wowe uka-uploadinga ariko udahindura igihe wa-uploadingira. Niba amasaha yo kwa-uploadinga kuwa mbere ari sangahe, ayo masaha ukajya uyakurikiza kuwa kabiri, ukayakurikiza kuwa gatatu, ukayakurikiza. Nyuma y'igihe runaka cyangwa iminsi ngahe uhita ubona impinduka kuri account yawe ya TikTok, kugira ngo birusheho gukura account yawe irusheho gutumbagira nka account z'abandi bose. Icyo ni ikintu cya kabiri ukwiye kumenya kuri TikTok kandi ukwiye gukurikiza. Ubwo icya kabiri ni uguhozaho. Ubwo nyine no kujya uhozaho. Niba ushyizeho video uyu munsi, tangira ushyiraho video, we ntago ari wowe uzazireba, wowe ushyiraho video, abazazireba barahari, wowe ushyiraho video kandi nziza, ndabizi neza ko bizagira umusaruro mu minsi iri imbere. Icya gatatu ari nacyo cya nyuma rero ni ugutegura video nziza. Tegura video nziza ku buryo nawe irebye ku wundi muntu wayireba. Witegura video wikiza abantu cyangwa ushyiraho ifoto wikiza abantu, iyo foto itanakurura n'umuntu. Niba ugiye gushyiraho ifoto, ushyiraho ifoto nyine ubona umuntu wari wese yakishimira kureba bitewe n'abantu utagetinze. Niba ugiye gushyiraho video bitewe n'abantu utagetinze, shyiraho video ku buryo umuntu uri burebe iyo video ari buze kuba ameze nk'umuntu ugraduating, ku buryo umuntu ari burebe iyo video nyine aza kubona ikintu ayikuyemo. Niba ari trend nyine ku kintu runaka, ku buryo nareba iyo video yawe aza kuvuga ati good, ku buryo atazifuza kureba indi video ahandi hantu atari aho ngaho nyine kuri account yawe ya TikTok. Kura video nyine ku buryo umuntu areba video yawe azajya agira ikintu ayikuramo cyangwa izajya ikurura amarangamutima yo kugira ngo azajye agumaho ngaho kuri account yawe ya TikTok, ku buryo azagufollowinga ku munsi akazageza kureba ko na video nshyashya washizeho cyangwa no kureba uko ibindi bihagaze nyine na video wabanje washyizeho. Ubwo icya gatatu ni ugushyiraho video nziza. Shyiraho video nziza ku buryo nawe uyirebye ahandi wayikunda. Niba wigisha ibintu nyine ku buryo nawe umuntu uri buze kubireba ari buze gukuramo ikintu koko cyamugirira umumaro. Niba trend nyine ifata ibintu ku buryo umuntu naza kureba ibintu byawe byo kuri TikTok aza kugira ikintu akuramo nyine bitewe n'ikintu aje kureba. Niba ari amakuru aje kureba, ku buryo ibintu ari buze kuhasanga ari ibintu byiza cyane. Ubwo byo ni ibintu bitatu ukwiye gukurikiza kuri TikTok. Ndabizi neza ko nubikurikiza ejo bune na account yawe ya TikTok izatumbagira igere hejuru. Tudatsinze mu rubyinshi, reka mpite nkwerekana amasaha meza yo gupostinga kuri TikTok. Gusa nyabona mutwihangane, murabona video yacu yatubaye ndende, murabona igeze kure. Kuri wowe ugeze kuri uyu munota ukaba ukeneye kumenya amasaha meza yo gupostinga, twandikireho kabiri aho muri comment, tuzahita tubaye igice cya kabiri cy'amasaha meza yo gupostinga, nkwerekana uburyo wagira abafollowers benshi kuri TikTok. Iki ni igice cya mbere uburyo wagira views nyinshi kuri TikTok. None igice cya kabiri nzabera ku buryo wagira abafollowers benshi kuri TikTok. Mwereke keyword washyira kuri account yawe ya TikTok bitewe n'abafollowers ushaka, ukagenda ukabyandika muri setting ya account yawe ya TikTok.
none mu gihe runaka abo followers ukabura abagize n'izo views ushaka, niba ari views miliyoni zingahe ukagenda ukabyandika aho hantu, none wamara kubyandika ugakora content za hashira iminsi ingahe cyangwa igihe runaka izo views ukahita uzibona kuri account yawe ya TikTok. Rero niba ugeze kuri uyu munota andika kabira muri comment, tuzahita tumenya ko igice cya kabiri gikenewe, tuzahita tubereka igice cya kabiri, mbereka uburyo wagira aba followers benshi kuri TikTok kandi mu gihe gitoya, mbereka n'amasaha meza yo gupostinga kuri TikTok video yawe ikajya viral. Ubwo rero umukoro we nguhaye, andika kabira muri comment, nzahita mbaha igice cya kabiri, mbereka amasaha meza yo gupostinga kuri TikTok, mbereka izo keyword ahantu uzandika kuri TikTok yawe, maze izo keyword bitewe n'ikintu wanditse, niba ari views miliyoni, izo views miliyoni wanditse ukazahita uzigira, niba ari aba followers 100 washyizemo aba followers ukazahita ubagira mu gihe runaka bitewe n'ikintu watagitinze, nyine bitewe n'ikintu ushaka. Ubwo rero umukoro we na kwandika kabira muri comment cyangwa kwandika mwaba igice cya kabiri, nkazahita mbakorera video yerekana uburyo wabikora kuri account yawe ya TikTok. Rero nuko nareshyaga ugeze kuri uyu munota, reka mbaze mushimire, uri umuntu w'umugabo, byo tumaze kugera niwe tubikesha. Ufite ikindi kibazo cyanyunganizi bisigaho muri comment, niba hari n'undi muntu uzi video yagira umumaro y'umusazize kugira ngo amenye bino bintu, kuko bino bintu urabona ko ari by'ingenzi cyane ku muntu ukoresha TikTok. Sawa rero mugira ibihe byiza, ndabakunda cyane. Dusubire muri video ikurikira, nzasubiza ikibazo uzabambajije muri comment. Mwibutsa ko igice cya kabiri nagikoze, ubwo hasigaye nahawe nukumbwira nkahita nyibaha muri video zizakurikira. Ciao ciao.